umujyi wa Los Angeles ni umujyi utuwe n'ibyamamare byinshi cyane, ni umujyi usanga urimo amasitudiyo menshi cyane akomeye ku isi, ariyo ya masitudiyo akenshi ubona atunganya amafilime tubona, akinirwamo aya mafilime tubona, ya miziki myiza mubona. Ni umujyi wubatsemo amazu ahambaye ahenze cyane, ya mazu nyine ujya kubona ukabona ngo icyamamare runaka gitunze amamiliyoni menshi cyane amadolari, cyubatse inzu irimo ibi n'ibi, irimo imitako itarigeze ibaho, irimo ibitendo byinshi bigiye bitandukanye muri ayo mazu yabo. Ni umujyi usanga ahanini utuwemo na ba bantu usanga baraje imbere muri ibintu by'imyidagaduro bashaje n'abuzukuru babo, ugasanga ibintu byinshi mubona by'imyidagaduro bameze nk'aho aribo babitangije. Abo bose abenshi usanga bituriye muri iyo mijyi, batuye muri Los Angeles, ni umujyi uri muri California. Ndetse ngira ngo kubajya babona icyapa cya Hollywood kinini cyane cya bya bigambo bya Hollywood, nacyo kiri muri iriya misozi ya Los Angeles aho ngaho hejuru. Mbega ubundi bavuga ko ari wo mujyi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urimo amazu ahenze cyane, kandi ya mazu nyine acumbikiye abakire bahambaye cyane, nk'uko Donald Trump nawe yaje kubitangaza amagambo ye, turaza kubyumva. Uwo mujyi muri kano kanya turi kuvuga wa Los Angeles wamaze gufatwa n'inkongi y'umuriro. Ibyo byatangiye ku itariki 8, ubwo n'umusibesho nibwo inkongi y'umuriro, ngira ngo wagiye ureba hirya no hino mu bitangazamakuru, ku mbuga hirya no hino, ukabona inkongi y'umuriro ngo muri Los Angeles iri guca ibintu, ukumva ni nk'ibintu bisanzwe, ni nka za nkongi z'umuriro ujya ubona. Ariko iyi nkongi y'umuriro yakubise Los Angeles uyu munsi wa none, bari kuyibarira ko ubu tuvugana njya kuzana kino kiganiro, yari imaze kwangiza ibikorwa remezo, cyangwa se yari imaze gutwika ibintu bifite agaciro karenga miliyoni 59 z'amadolari, mumbabarira para miliyari 59 z'amadolari, miliyari. Bikavugwa ko ngo ingo zirenga ibihumbi 10 birenga zamaze gutwikwa, zashyize hasi. Ubwo ako gace ndi gukubwira ari ka gace nakubwira hakabamo abakire bahambaye, ibyamare bihambaye, n'abandi benshi wenda tuve no kuri abo ngabo batuye muri ako gace. Ingo zirenga 10,000 zamaze gushya, zagiye hasi, yamaze abahambaye. Bikavuga ko ngo abarenga 180,000, ubu ni bucye mu gitondo ugasanga umubare wiyongereye, umenye ko ngenza gukora iki kiganiro, we niwo mubare wari umaze gutangazwa n'ubuyobozi bwo muri Los Angeles, California. Bivuga ko ngo abarenga 180,000 bamaze kwimurwa ku ngufu, bababwira ati muhunge, musohoke mu nzu, nari ikintu mutwaye, cyangwa se buri muntu aterura ikintu kiri hafi, muve mu nzira mwirukanke, kuko inkongi y'umuriro nahangaha igiye kuhagera. Abarenga 180,000 bamaze gukurwa mu mazu yabo, aho bagiye hakurya, bose bicaye ku mateleviziyo bakomeje gukurikira, ukicara ukareba inzu yawe iri gushya, kuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga amateleviziyo yose, ibitangazamakuru hafi ya byose bifite n'amakashukushuka ajya gutara inkuru. Hakuri ujya kubona ukabona ibitangazamakuru hano bikomeye gifite imodoka itwara abakozi gutara inkuru kuri tele n'iki, hariho baba bafite n'akashukushuku zitara amakuru. Nuko ukashukushuku zizamukana n'amakamera zikaba zikata zereka abakurikiye televiziyo uburyo inzu ziri gushya. Bivuze ngo abantu barenga 140,000 n'abandi benshi bose bagiye bakurwaho ngaho ngo bimuke kugira ngo badashya, bose bicaye hakurya bari ku mateleviziyo bari kureba ukuntu inzu zabo zikongoka. Aho turaza kugera kuri Paris Hilton n'ibindi byamamare byicaye biri kureba amazu yabyo byavunikiye, yamaze ibyamamare byajyaga bituratira ngo dore mansion y'icyamamare runaka, ngo dore crib itabaho icyamamare runaka, irimo ibintu bidasanzwe, bya bindi byose biri gushya bigakongoka, ibyamamare byicaye biri kureba n'abandi bakire bose bakomeye bari bafite amazu hariya. Hari n'abatangiye kubihuza na Bibiliya bakavuga ati ni umujyi waberagamo ibi n'ibi, ngo ni umujyi n'ubundi buri joro wabaguri gushya, bya bindi muvuga ngo hahiye, koko uyu munsi wa none uwo mujyi uri gukongoka nyagukongoka. Icyo usabwa ni kimwe gusa, reba hasi handitse subscribe uhakande, kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari wa Rock Entertainment, cyane ko YouTube channel yanyu atari yanjye. Noneho ndashe mu kanya nkwereke uyu muntu ugiye kukwereka, cyangwa se iki kigo bita ngo ni Rama Travel, nicyo kigo gishobora kuba cyagukura mu Rwanda kikakujyana muri Canada ku buryo bworoshye, ndetse ukaba wajyana na famille yawe, kandi ukava hano ufite kontara y'akazi, uzi aho ugiye kwita utangira akazi, ugatangira gukora n'umuryango wawe ujyanye, ndetse n'ahandi henshi barahakujyana ku isi. Nibo ba mbere mu Rwanda, nibo bantu bizewe, ndetse ikindi amafaranga yawe yanayasubizwa. Banzu urebe publicity gatonya, ndaje dukomeze. Wari wahura n'umuntu wa nyawe ariko ugufasha kurotora inzozi zawe no kwisobanukirwa, reka ngo gihenze kikangiza ibintu byinshi. Uyu munsi wa none ubu tuvugana, igihari ni iki ngiki cy'inkongi y'umuriro yamaze kuza mu minsi itarenze n'ibiri itaruzura.
icyo kiza kikaba kimaze gutwika ibintu bifite agaciro karenga miliyari 59 z'amadolari mu minsi 2. urumva biracyashya, ayo mamiliyari araciyongera. ubundi hano nahakunzwe ko kwita, reka mbahe ikaze ubundi, hano naho bakunze kwita ngo ni mu misozi ya Hollywood. iyi misozi ya Hollywood n'ubundi iri mu mutima hagati w'uyu mujyi bita ngo ni Los Angeles. hari hasanzwe hazwiho ubukerarugendo, guhora haka amatara, amahoteli y'igiciro, ahantu uca ukabona amamodoka utapfa kubona mu yindi mijyi yose iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bitewe n'uko iyi mijyi hano muri Hollywood cyangwa se hano Los Angeles niho hantu usanga hatuye abo basitari, abo bakire, ibyo byamamare. wa muntu wese ubonye amafaranga bavuga ati ngomba kujya gutura muri kariya gace. aho hantu niho ubona ibintu ubundi bitari bisanzwe utapfa kubona ahandi, ku buryo n'umunyamerika avuga ati nzajya gusura hari ahantu ntabwo hasanzwe harebe gusa. uyu munsi wa none ayo matara yahakaga, ibyo bintu bidasanzwe byaharangaga ntabwo ari byo biri kuhagaragara. hari kugaragara umwotsi n'umuriro mwinshi cyane. ikindi ukabona ya mamodoka yose ahenze wajya kubona ntabwo abantu bigeze bahunga bayarimo. uya wasohokaga mu nzu wiruka, waba uri mu modoka wagera imbere ugasanga motiyaje yabaye nyinshi n'abandi bari kwirukanga, bose imodoka zafunze umuhanda. bigeraho ngaho none abantu basohoka mu modoka yabo batangira gutabara amagara yabo, iby'amamodoka babisiga mu muhanda, kugeza aho tingatinga bino bimodoka biza biharura imihanda, bijombagura ibintu, bishwanyaguza, birabikura n'amataka bisiza, ya mashini asiza. bagezeho leta yohereza aya mamashini, aravuga ati abasitari n'abakiri benshi bagerageje guhunga bafite amamodoka yabo, abiteza mbutiyaje mu nzira, biri gutuma n'abari guhunga n'amaguru batabona aho baca. bohereza ibyo bitingatinga bitangira kuza biribata ya mamodoka, biyashwanyaguza ya mamodoka henze yose muzi, amwe agura mu miliyoni menshi cyane mu manyarwanda. ibyo modoka biza biyaribata biyakura mu nzira bijugunya, bititaye ngo na modoka yenze, ahubwo bagira ngo abaturage babashe kubona aho bahunga baca. urumva nimba bahungishije abaturage bakabwira ngo muve mu byanyu bagera ku bihumbi birenga 180, bivuze ngo bari bari kwita ku magara, ibyo modoka baje bashwanyaguza bakura mu nzira. abo bose harimo abasohotse mu mazu yabo, nibo benshi umuriro utaragera aho batuye, ariko ubona ko ari cyo cyerekezo uri kuganamo. hakaba n'abandi bahunze inkongi zatangiye kubageraho, ku buryo uyu mwanya turi kuvugana abagera kuri 5 bamaze kwitaba Imana. abo nibo babazwe. ariko Sherifu nko muri kano gace akaba yatangaje ngo ntabwo twahita twemeza ngo umubare w'abapfuye ni bangahe, kuko ashobora kuba hari abahiriye mu nzu, ashobora kuba hari uwirukanse, cyangwa se abana bagahira mu nzu ntawe urabimenya, kuko natwe ntiturabasha kwinjiramo indani kuri buri rugo rwose ngo tumenye ngo umubare w'abapfuye urangana iki. niyo mpamvu uyu munsi imirambo yamaze kuboneka muri kano kanya ni imirambo 5 gusa ibyangiritse ni byinshi. uyu mujyi wahiye cyangwa se kano gace kahiye niko gace ubundi abantu benshi bari bazi ko kabamo amastudio menshi atunganya za filime tujya tubona, ya miziki tujya tubona. ni namwe mujya mubona cya gishushanyo kinini cyanditseho Hollywood, wa musozi giteretsemo, aho hose niho hahiye. bikaba bivugwa ko amafilime menshi, ubwo tuhise dusimbuka twihuta cyane kuko n'ubundi amafilime ngiye niyo mbamo, amafilime menshi mwari mwiteze ko azasohoka igihe runaka bishobora kuba bigiye kwegezwa inyuma, bitewe n'uko amastudio menshi yari ari gukinirwamo izo filime, bayendaga no kuzakinirwamo izo filime yari akomeye ku isi. ayo mastudio nayo yahiye, yashyizwe hasi, yabaye uburere. bivuze ngo ibihe byose byagombaga kuzaberamo ayo mafilime mwari kuzayabonera byo mu byibagirwa ibyo by'amafilime. ayo mafilime azatinda gusohoka bitewe n'uko bayashutingiraga hari hahambaye, hahiye. amasari akomeye berekaniragamo ayo mafilime ari hariya muri Los Angeles yahiye. icyamamare cyitwa ngo ni Paris Hilton, ni umukinnyi w'amafilime, ni icyamamare azwi cyane. Paris Hilton ni umukire cyane, ni umukobwa w'umukire cyane. Paris Hilton ari mu bantu basohowe muri iyi karitsiye yari gufatwa n'inkongi y'umuriro, bahungira kure. amaze kugera hirya yicaye kuri televiziyo areba inzu ye iri gukongoka, iri gushya, n'ibintu byose aba yarashyizemo hamwe. akubwira ati namaze igihe kinini iriya nzu nyubaka, ntegura buri munsi nshyiramo utuntu ku buryo yari inzu buri musitari wese avuga ati nanjye nakifuje gutunga inzu nk'iya Paris Hilton. yarayidekuye, yarashyizemo utuntu twose. nawe nimba ufite inzozi ukuntu inzu yawe cyangwa se niyo ukodesha, ukuntu twose uba ugenda ushyiramo, yayibonye iri kugenda ishya 5 kuri 5 mpaka ikongotse. umukinnyi w'amafilime bita ngo ni uyu mukinnyi w'amafilime bamwita ngo ni Adam Brody. Adam Brody ngira ngo abantu benshi bamenye muri serie yitwa The OC ya kera, abandi bamuzi muri Mr and Mrs Smith. yakinnye amafilime menshi, muramuzi we ni icyamamare cyane, cyangwa se Ready or Not, iri kuri website agasomaniFilms.com. uyu mukinnyi w'amafilime nawe mukunda muri benshi, nawe yicaye areba inzu ye iri gushya. ubwo bari bamusoye mu nzu yavuga ati bugiye kure. ni umusore w'imyaka 45 yabonye inzu iri gushya igurumana.
ijya hasi. Abo ni bamwe mu basitari babonye amazu yabo ari gushya, ariko n'abandi benshi cyane, abakire benshi cyane tubavuze byatwara umwanya, wenda ndaza kubavuga biri kurangira, ariko ubu tuvugana muri kano kanya. Ubundi bivugwa ko ngo inkongi y'umuriro ijya gutangira ari akantu gatonya k'inkongi katangiriye mu gace kitwa ngo ni Pacific Palisades. Niho iyo inkongi y'umuriro isa nkaho yatangiriye gake gake, gatangira ari gatonya ko bitewe n'ukuntu hari ahantu muri kara gace humagaye, hari izuba n'umuyaga mwinshi wari uhari. Umuyaga buriya ni mubi cyane, umuyaga ngo waje uhuha, urabizi namwe cyerekeranye n'umuyaga n'umuriro ukuntu bigendana cyane. Suzi ko kera se kugira ngo amakara yake mwashyiragaho akantu k'umuyaga mugahungiza. Ibyo rero nibyo byabaye, umuriro watangiye ari gato cyane muri ako gace ka Pacific Palisades, gatangiye ari gatonya, umuyaga uraza ukubita twadushirira, tugenda tuzamuka hirya no hino dukwirakwiza inkongi hirya no hino, ikubita hano umuyaga uyikubita hirya no hino. Ahagana saa 5 z'amanywa ku itariki 8 bw'abantu batangiye kubona imyotsi izamuka, bya bindi ujya ubona ahantu hasa nk'aho ari gushya gake gake, ukavuga ati buriya bagiye kwazimya, ni inkongi ntoya. Ariko umuyaga ukomeza ukubita ibishashi ubijyana hirya no hino, kiragenda kiba ikintu kinini cyane ku buryo na n'uyu munota turi kuvugana bananiwe kuhazimya. Ubu turi kuvugana inkongi y'umuriro imaze iminsi igiye kuba 3 hari gushya, bananiwe kuhazimya. Indege ziri kuza kuzimya, bakizimya moto bari kuza kuzimya, byananiranye. Inkongi y'umuriro yatangira Pacific Palisades, yakubise gutyo ihita yerekera hitwa nanone ngo ni Pasadena, Silmar, Hollywood Hills, yitijyayo ikubitira n'ahitwa Acton. Aho hose ndumva ni mu bice bigera kuri 4 by'uwo mujyi wa Los Angeles, kandi ibyo byose bituyemo abakire, byubatse neza, byari ibice birenze cyane. Ndetse ibintu byinshi dukonsumina, ibintu byinshi isi yose ikunda ifana, ibyinshi byaturukaga hariya, cyangwa se hakaba hatuye ababikoraga. Gusa nanone ntabwo ari ubwa mbere mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye inkongi y'umuriro. Ni ibintu bisanzwe buriya Los Angeles, California iri mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkongi y'umuriro ni ikintu gisanzwe muri biriya bice, bitewe n'uko ukuntu hameze ku gasi, cyangwa se bigaterwa n'igihe. Gusa kuri inshuro harimo n'ihindagurika ry'ibirere. Ariko nanone nibwo bwa mbere yabaye inkongi nini gutya. Ubundi bahora bayiteguye inkongi ishobora kuza, bakaba bahita bayizimya akana kariho kose, mbega nta kintu kiba gihambye gihari. Ari nayo mpamvu nureba neza muri Amerika bagira ibyitwa ngo ni fire hydrants. Usanga ngira ngo mujye mubibona mu ndirimbo, mu mafilime, ukabona hari ikiboro kimeze nk'ikintu cy'baraza kubibereka muri kubibona kuri screen, ubona biri mu muhanda hirya no hino, ku buryo akanya kari kose inkongi ikubise cyangwa ikindi kintu bahita bafungura, ruba rumeze nk'urubine ruri mu muhanda runini. Ariko none ikibazo cyaje kubamo nuko bari gukeka ngo izo fire hydrants zari zirimo amazi ahagije cyangwa nta yararimo. Ikindi kibazo rero noneho muri kano kanya abantu bose bakomeje kwibaza ni uburyo ki Abanyamerika politiki yabo bongeye kuyitwara. Bafashe no nkongi y'umuriro iri kwataka California, Los Angeles, aho kugira ngo babigire ikibazo cy'Abanyamerika muri rusange, ahubwo none abanyepolitike bahise batangira kugishwaniramo no kugira ngo barwanire igikundiro cy'abaturage, bavuge ngo mbega batungane intoki bitane ba mwana. Ubundi ino ntara bita ngo ni California, ngira ngo mu bihe by'amatora Leta Zunze Ubumwe za Amerika nagiye mbibasobanuriraho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira amareta, ariko ayo mareta yose aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari leta biba bizwi ngiyi leta ni y'abademokarate. Uko bigenda kose batora ishyaka ryabo ry'ubururu, hakaba n'ishyaka n'amastate byitwa ngo ni amastate y'abarepublike. Uko byagenda kose batora abarepublike, hakaba na zira za swing states. Noneho hano muri California, hano nyine n'inkongi y'umuriro muri Los Angeles, ino California, ino leta ya California ni y'abademokarate, birazwi ko ari leta bayita mu bururu nyine, ubwo ni y'abademokarate. Ndetse na guverineri yiyoboye kuri uyu munsi wa none tuvugana bita Gavin cyangwa se Gavin, uyu mugabo n'ubundi ni umudemokarate bya nyabyo. Ndetse uyu munsi wa none Joe Biden yagombaga kuba yagiye mu Butaliyani aho yari afite, cyangwa se i Roma aho yari afite uruzinduko ruhambaye cyane rwihutirwaga, ariko yaruritse. Kubera iki? Leta ya California ni leta y'abademokarate, urumva nawe ni umudemokarate. Yari ahagaze kuri televiziyo ari kureba ibiri kujya mbere byose, ukuntu ahantu hari gushya, ukuntu bari kuzimya, atanga amategeko, byose ntabwo yigeze akora urwo rugendo. Urumva rero Donald Trump ahantu, Donald Trump n'umuntu ahora ari Donald Trump uko byamera kose, mu bibazo byose uko byaba bimeze kose, Trump ahora ari Trump. Donald Trump ubwo bamubazaga, reka nze mukumvishe, bamubaza ati urabivuga iki byerekeranye n'iriya nkongi y'umuriro, aho kugira ngo agaragaze igisubizo nuko byagenda, yego yabigaragaje, hari n'ibyo yari yarakoze mbere,
ariko ahanini yahise atangira kubikoresha mu rwego rwo kugira ngo yigarurire abakunzi, agaragaze ko n'ubundi abademokarate badashoboye, cyane cyane ko iriya leta ya California ntiyamutoye, n'ubundi n'abademokarate baramwanga, ntabwo bigeze bamutora. Mbega yari ameze nk'uri kuvuga ati ni amakosa y'abayobozi banyu b'abademokarate n'ubundi babiteye, yaguhera ku buyobozi bwa Joe Biden kugeza kuri guverineri wanyu bayoboye, bose n'uburangare bwabo ku biriya nkongi y'umuriro yageze hari yigeze, twebwe ntabwo twagakoze ibyo bintu. Ndagira ngo wumve amagambo uyu mugabo Donald Trump yavuze, urahita umenya hari ahantu hahiye buryo ki ari ahantu h'ingenzi, ari umujyi w'ingenzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wumve witonze. The biggest homes, some of the most valuable homes in the world are just destroyed. I don't even know. You talk about a tax base. If those people leave, you're going to lose half your tax base of California. Aya ni amagambo ya Donald Trump ari kwivugira ngo zimwe mu ngo nini cyangwa za ngo zihenze, zimwe mu ngo zihenze ku isi kandi zikaba ari inzu zubatse neza mu za mbere ku isi, nizo ziri gushya, niho hantu hari gushya. Mbega yavugaga iriya karitsiye. Ndetse Donald Trump akomeza avuga ngo sinzi nimba California bari kubibona ko bari abantu hari ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro, hatuye abantu b'abakire cyane ku buryo baramutse ingo zabo zahiye, baramutse bavuze ngo turahavuye turigende ntabwo tuzongera kuhatura, leta California, state ya California yabihombye imisoro myinshi cyane, cyangwa se bahisemo kuva mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba ziguye mu gihombo cyambaye cyane, kuko abantu bari batuye ari ahantu ubona hari gushya hafashwe n'inkongi y'umuriro. Ni bamwe mu bantu bishyura imisoro yo ku rwego rwo hejuru, ni hamwe mu gace kinjizaga imisoro muri California ndetse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu amagambo ya Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ngo agace karimo ingo za mbere zirenze ku isi zubatse neza zihambaye niko kahuye n'ibibazo. Gute leta igira uburangare ngo ntiyita ahantu nk'aho ngaho? Ari nabwo yabashinjaga avuga ngo ni gute fire hydrants zishiramo amazi, ubundi ziba ziri muri Amerika hirya no hino, mu mihanda hirya no hino, ku buryo agakotse kose cyangwa se akajyanye n'umuriro kavuze, umuturage wese uri hafi cyangwa se uri gutambuka yahafungura, n'undi wari wese amazi akazamuka agakwira ahantu hose, inkongi y'umuriro bakayikumira. Ariko arashinja uburangare leta ya California avuga ngo ni gute fire hydrants zishiramo amazi. Mbega utwo twabyita nk'ibirobine binini cyane birekura amazi menshi bigiye biri mu muhanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hirya no hino mu rwego rwo gukumira inkongi y'umuriro, by'umwihariko muri buriya burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akavuga ati gute amazi yashizemo kandi ariyo yagombaga gutabara. Urumva yatangiye kubatunga agatoki, avuga ko ari uburangare bwa guverineri wa California. And you could say the administration, they don't have any water. They didn't have water in the fire hydrants. They don't have water. Ayo ni amagambo ya Donald Trump ubwo yagaragazaga kandi ko kukuri ibyo yavugaga nibyo. Akimara kuvuga ayo magambo koko abantu batangiye kwataka guverineri wa California, ndetse batangira kwataka na Joe Biden, bavuga bati koko ni uburangare bwanyu. Ni gute fire hydrants ziba zitarimo amazi? Ni gute inkongi y'umuriro igera hano mutabashije kuyikumira? Bishoboka bite? Ndetse na Elon Musk akaba mushuti we wa hafi, abinyujije ku rukuta rwe rwa X, akaba n'ikigo cye, yavuze ati koko ni uburangare bukomeye cyane bw'abayobozi, by'umwihariko guverineri wa California, uburangare bagize n'abayobozi baho kubiriya nkongi y'umuriro imeze nkaho yishe California. Kuko Elon Musk mu magambo yavuga ngo Los Angeles irapfuye burundu. Kaba wari umutima w'imyidagaduro y'isi yose muri rusange, turetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Ubu ngubu ikibazo gikomeje kwibazwa ni ese bari abantu barajya gutura hehe? Ese iyi nkongi y'umuriro ahubwo iraba yabashije kuzima? Kuko n'uyu munota yabananiye kuyizimya, ntacyo batari gukora. Inkongi y'umuriro ikomeje kwiyongera, ikomeje kwangiza byinshi, ku buryo urabyuka ikiri kwaka biragoye ko iyi nkongi y'umuriro iri buze kwitihagarara nonaha. Ese amakosa ni ayande? Ibi ngibi bizabazwa nde? Bizaryozwa nde? Izo nzu z'ibyamamare n'amazu y'abantu bose muri rusange n'ibindi bikorwa remezo byose biri gushya kuriya, bizishyurwa nande? N'iziya siransi zizabyishyura? Abandi benshi nanone ugasanga batangiye kubihuza na Bibiliya, bavuga ati ese ibi ni bya bindi byanditswe mu byahishuwe by'uko umuriro uzamanuka mu ijuru ukaza ugatwika umujyi uberamo ibyaha byinshi, cyangwa se ahabera abateye Imana umugongo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abandi bakaza bavuga bati uyu mujyi koko waberagamo ibyaha byinshi, niho hantu hatuye ngo abantu benshi babandi bitwa ngo nabagurishije ubugingo bwabo bakabugurisha Sekibi. Ubwo nyine n'abantu nyine bari kuvuga. Ntabwo numva ko dukwiye kwita twebwe dushinyagura cyangwa se ngo tubyinjiremo nonaha ibyerekeranye n'abantu bifitiye ibibazo nk'ibi ngibi bari mu nkongi y'umuriro, ariko nibiri kuvugwa ku mbuga.
abandi ukumva bari kuvuga ati nimwicare mubone mwahakanye Imana mwarayinenze, nimwicare mubone mwumvaga ko ubwamamare bwanyu n'amafaranga yanyu n'amazu yanyu y'imiturirwa mwubatse hambaye ari byo bizabakiza, ariko nta kintu cyabakiza uburakari bw'Imana. Abo ni abandi bari ku rundi ruhande bari kuvuga gutyo. Gusa icy'ingenzi ni benshi bari kubihomberamo, hari n'abapfuye, ni byinshi tutakwifuriza umujyi wari wose wo ku isi ko byawubaho. Ikadusaba ahubwo Imana iborohereze, cyangwa se nabo bakora uko bashoboye iriya nkongi y'umuriro bayizimye, bize kugenda neza, ntihagire benshi baza gupfa. Ku munsi w'ejo tuzazana no bino bintu tugende tubihuzahuza n'ibyo bitekerezo by'abo bantu, kugira ngo iyo nkuru itazagucika n'izindi nyinshi. Wewe bigusaba gukora subscribe gusa kugira ngo tujye dukomeza tugendane, nta kintu kibi kijya gica kuri YouTube channel yanyu. Ikindi nakwibutsa gukora, nimba nkurikiye, ushobora kuba uri muri Amerika, ushobora kuba uri muri Canada, ushobora kuba uri mu Burayi, ushobora kuba uri muri bino bihugu bya Afurika, Zambia, Mozambique, igihugu icyo ari cyose cyo muri Afurika, Kenya, igihugu cyo muri Aziya, aho